kugira ibitekerezo by'ubwami, umviriza, nukureba ibintu, nukureba ubuzima, nukureba iyi si, nukureba buri kintu cyose, amen, du point de vue de Dieu. Amen. From God's perspective. Ikintu uzahemberwa gusa, uzirata mu Mana, ni ikintu wakoreye umwami, ugikora ubwe, ugikorera we. Nawe ibindi nubwo atari icyaha ukaba byemerewe, ibyo ni ibyawe, ariko mu bwami bw'Imana ntabwo byibukwa. Haleluya. Turashima rero uyu mugoroba mwiza. Amen. Ndi hano kugira ngo mbategurire kiriya cyumweru cy'amasengesho, kugira ngo umenye ukuntu uzakingiramo, n'icyo witega ku Mana, n'icyo Imana ikwitegaho. Haleluya. Twumvise na Pastor Yves yatwibukije ko tuziga rero mu buryo bwimbitse inkuru z'ikizu. Naribajije impamvu mu Kinyarwanda babyise ikizu kandi ntabwo kiba mu Rwanda. Nka kwa kundi ibihumbi icumi ngo ni inzovu. Uhita ubona ko uwo munyarwanda yakoranye n'abahinduye Bibiliya ya mbere mu Kinyarwanda. Murumva ko araho bageraga agakoresha amarenga cyangwa agakoresha ibimenyetso, kubera yuko wenda tumvaga Icyongereza neza cyangwa ntacyo yarazi, simbizi, kubera ko wahinduye Bibiliya mu Kinyarwanda yitwa Gilebo. Nigeze kubabwira yitwa Gilebo. N'Umwongereza yari yazanye n'umuryango we nk'umukozi w'Imana afite umuhamagaro, hanyuma araza hari ku ngoma ya Musinga. U Rwanda nka rwose rwari ibihuru, na muhanda wari uhari. Murumva ni kera. Amazi meza kuko nta marobine yarahari, nta mihanda yari hari, hari za ndwara zitandukanye, hari imibu tusa. Murabyumva? Uvuga ngo nta na hygiene yari hari, ariko yaremeyewe n'umuryango we, bumvura umuhamagaro w'Imana. Amen. Ubwo gukorera ubwami bw'Imana. Bariya bose rero sinzi ko tuzabahagarara imbere kuri wa munsi. Imana izatubaza, mwebwe mwabaye mu bihe bifite facilité, mufite uburyo bworoshye bwo gukora, ariko ntago mwakoze nkabo. Nashaka dutekereze gato mu minota 5 mbere ko twinjira mu ijambo ry'Imana y'uno munsi, uwo muryango wa Gilebo. Uwo muryango wa Gilebo. Wowe ubona uri mu gakiza, ntabwo uzi ukuntu kakugezeho. Hariho sacrifice, hariho abantu bakwitangiye wowe. Amen. Kugira ngo Bibiliya uyibone mu Kinyarwanda, igitabo cyo gushimisha Imana tukibone mu Kinyarwanda, ni uwo muryango wa Gilebo niwo wabikoze. Kandi yarafite na computer zari icyo gihe, yari amashini yo ibaze Bibiliya yose ugira gutyo. Urabona akazi byafashe. Amen. Ariko bita redevabilité. Turi redevable. Twafite umwenda. Ugenda hariya ukagura Bibiliya Kinyarwanda, ntunatekereza ese yavuye, kuko Imana ntago yavuze mu Kinyarwanda. Wayibise? Imana yakoresheje mu Isano rya kera igihe burayo n'ikiaramegike, hanyuma Isano rishya Kigiriki. Reko yakuje ijambo ry'Imana rikwiye kugera mu bantu bose, bamoko yose n'amahanga yose, indimi zose. Imana igikoresha abantu rero barabyitangira. Amen. Na Bibiliya igiciro yigura cyo giciro cyayo. Bibiliya bayikugurishije twege twakizwaga twege mwaka za 80. Baratubwiraga ko Bibiliya icyo gihe twayiguraga 100, amafaranga 100.
avuga ati ntabwo ariyo giciro ntabwo aricyo giciro cya Bibiliya. Icyo gihe batubwira ko Bibiliya bayigurishije mu giciro cyayo iva mu icapiro yari kuba ibihumbi 27 icyo gihe mu mwaka wa 80. Bibiliya yari kuba ibihumbi 27 by'amarundi icyo gihe, ariko twe tukayigura amafaranga 100. None bakatubaza ayo yanditse yavuye kw'Imana itazanye amafaranga gutya ngo pa. Ese iryo cyapiro byacyapaga ku busa? None batubwira rero ayo mafaranga wayatangaga. Hariho abamiliyarderi bari barakijijwe, noneho bavuga ati rero twebwe turavuga ubutumwa, ariko ari byo tukwiye gukora ubwami bw'Imana. Kw'Imana ishaka ko ijambo ryawe rigera ku bantu bose bo ku isi. Noneho bakora kontra n'icyapiro rya Bibiliya. Bavuga ati mukoreza Bibiliya mu buryo n'umuntu wo hasi afite agashahara gato ashobora kuyigura, ibe affordable, hanyuma ayasigaye yose twe turayatanga. Niko Bibiliya yatugezeho rero. Iyo tubona Bibiliya gutya tukibaza ngo niyo valeur yayo. Ntabwo ari valeur yayo. Aho wayibonera ni he? Agatabo kagana gutya k'umuntu yanditse kagura meshi. None ibaze bayita 2 billion le livre de livre, igitabo cy'ibitabo. Nubwo nuno munsi amafaranga yazamutse gato ya Bibiliya kubera nyine amadevize nayo igiciro cyarazamutse, ariko ntabwo bazigera bayigura ku giciro cyayo. Rero ibyo turabishimira Imana. Reka ngaruke rero kuri ya muryango wa Girebo. Girebo rero yavuye mu gihugu cye mu Bwongereza n'umuryango we baza hano mu Rwanda. Byari byose mu Burayi icyo gihe hari urwego runaka rw'iterambere bari bamaze kugeraho. Bivuga ngo basize comfort icyo gihe, ubuzima bworoshye bw'icyo gihe iwabo, bahita baza mu bihugu nta migi yari hari. Wabibise bivuga ngo Abanyarwanda bari bere mu buzima bwabo batarahura n'abazungu kugira ngo bige bigishwe. Wabibise habi iterambere. Bivuga ngo nta kintu na kimwe cyari gihari. Ni nkuko wagenda ahantu mu gihuru uko bimeze. Wabibise kandi ntabwo ari mu Rwanda gusa, no mu bihugu wa missionnaire ba mbere bagiyemo niko byari bimeze. Benshi barapfuye kubera ubuzima bubi basanzaho. Bamwe indwara zarabishe, abandi bariwe nabo bagiye kubwiriza. Kuko hari ahantu bari bakiri de cannibale, barya abantu. Hari abamissionnaire bahindutse ibyo kurya byabo bagiye kubwiriza kubera ubutumwa bwiza. Rero Girebo waje hano n'umuryango we ntabwo twamuriye. Imana ishimwe. Mugiye kubimenyerega, mugiye kubimenya ku mpamvu ebyiri n'amateka yanyu, kandi n'ahandi bazayakubwira. Amen. Wabyumvise? Icya kabiri ni amateka y'ubwami bw'Imana. Uvuga ngo rero wowe byo kubimenya kabiri. Amen. Ugashima Imana uwo muryango. Murazi aho baje gutura? Murabona Kacyiru ahantu yitwa kuri Ligue. Ku gasozi kari hariya, iyo iri hariya ureba mu kibaya gutya kiriya, n'ahantu hari hitereye gato gutya, nyuma hari n'ikibaya. Hano n'ama ministeri n'ibikibaya. Uvuga ngo hariya niho yabanje gushinga ihema. Hariya niho yaratuye. Niwe yatangiye umurimo wo guhindura Bibiliya mu Kinyarwanda ayivana mu Cyongereza. Nicyo gitabo cyawe cyo gushimisha. Amen. Hanyuma arangije mu Kinyarwanda ahita ajya i Burundi
nabo abahindurire mu Kirundi. Hanyuma Girebo apfa ageze kuri Matayo, avuye mu itangiriro ageze muri Matayo. Umukobwa we mu bana be niwe yaje gukomereza aho papa we yagejeje, hanyuma ararangiza. Girebo ashinguwe i Burundi mu majyepfo, arindira izuka. None uzamuhagarara imbere, wowe sacrifice yawe niye? Nubuye bwitange. Hari abantu bamenye ubwami bw'Imana ntibabukinisha, bamenya kubwitangira. Muzajye muyibaza ibyo. Yesu yavuze iki mu bantu bamubonye physiquement? Yarabwiye ngo kuri wa munsi w'amateka, amen, umwamikazi w'Ikusi, umwamikazi w'Isheba muri Ethiopia, ngo azahaguruka atsindishe iyi generation, atsindishe aburunganwe, uko we yumvise ubwenge bwa Salomo kandi ari umwana w'umuntu. Afatwa urugendo avec sa suite n'abantu be, apakira mangamiya, ibintu by'igiciro yo muri Ethiopia, aragenda azamuka Yerusalemu kugira ngo arebe umugabo Imana yahaye ubwenge, Salomo. Ngo none mwebwe mufite uruta Salomo mu maso yanyu. Uriya mwamikazi azahaguruka abatsindishe. Bizaba bimeze gute? Imana izamuhamagara, amen. Hanyuma abantu bose bakinishaga kiza, hanyuma avuga ati uyu niwe nkoresheje nk'igipimo kugira ngo mbereke ko mwakinishaga agakiza. Mwarakira ubuntu, ntabwo mwize mushima, ntabwo mwana bukoreye ubwami kugira ngo n'abandi bubagereho. Si byo gusa, yaravuze ngo n'abaturage b'i Ninive ngo nabo ku munsi w'amateka bazahaguruka ngo batsindishe aburunganwe, uko barumvise ubutumwa bwa Yona barihana, bambaye amagunira bisiga ivu. Kuva n'uruhinja ntabwo rwariye, ntabwo rwanyoye n'inyamaswa icyo gihe. Ngo ariko mwebwe mufite uruta Yona, mfano Yesu imbere yanyu, nta kwihana nabonye. Wayibise? Natwe rero iyi generation turi natwe tukwiye kuza tutekereza, ese kuri wa munsi tuziratika imbere y'Imana twakoze iki? Nuvuga ngo wari mu buzima bugoye, azaguhamagara wari mu buzima wikubye miliyoni, inshuro miliyoni ubwo wabayemo. Wayibize? Hanyuma tuzakora iki? Yewe byameze gutya, sinzi ko zabana umwanya wo kwisobanura. Hanyuma azahamagara undi muntu wakoreye ubwami bw'Imana kandi yari mu buzima buri inyuma cyane yo bwawe. Ntuzavuga iki? Ntacyo uzavuga. Kuzaba ari gukorwa n'isoni. Rero muzajye mwibuka rero, nufata Bibiliya y'Ikinyarwanda uzajye wibuka umuryango wa Girebo. Nufata igitabo kiriya cy'indirimbo uzajye wibuka umuryango wa Girebo. Hanyuma kuri wa munsi nawe uzagira ibyo wirata y'ubwami bw'Imana. Nta condition nimwe, nta buzima na bumwe utashobora gukoreramo Imana iyo ibitekerezo byawe byasimbuwe n'iby'ubwami. Ibi dushaka kureba rero, ikibazo naha turakizwa kubw'ubuntu, ntacyo turakora, ariko impinduka mu buzima bwacu izanwa no guhinduka mushya mu bitekerezo. Abaroma 12:2. Abantu rero barakijijwe, benshi barakijijwe kubo n'ubuntu bwonyine budukiza bwo kwizera, ariko si benshi bahindutse, baracyari babandi. Mwabyibise? Cyane muri iki gihe biragoye abantu guhinduka, kuko hari ibintu byinshi muri bo bifunze. Tuzabibona muri iki gihe. Dusaba Imana ngo iduhe ibitekerezo
by'ubwami ari byo bitekerezo by'ikizu. Amen. Problème dufite muri Aziya abiki gihe, ntabwo iri jambo ari ryo ritubwira, ni twebwe turibwira. Cyo kibazo. Wanyumvise? Ntabwo ari iri jambo ritubwira, ni twebwe turibwira ibyo dushaka ko rivuga. Niyo mpamvu uzasanga umuntu uri uramuhugura mu jambo ry'Imana akakwereka yuko we harukunda byumva. Nibyo bita mu Gifaransa relativiser la parole de Dieu. Ufata ijambo ry'Imana niribe ari ryo gipimo ya buri kintu cyose, ikiri cy'ukuri n'igitari cy'ukuri, ahubwo n'ibitekerezo byacu bihinduka igipimo. Iki nshaka kubabwira, mwe mukwiye kubimenya kugira ngo nimwanduzwe indwara z'ubukristo bupfuye bw'iki gihe cyerezo. Dukizwa kubw'ubuntu, nitujya mu ijuru ku buntu. Mubimenye rero, dukizwa kubw'ubuntu, ariko kuyinjira mu ijuru biraharanirwa. Imana ishimwe. Ni Yesu wabivuze ngo kuva mu gihe cya Yohana Umubatiza ubwami bw'Imana buravugwa, burabwirizwa, ngo ariko ngo intwarane nizo zibwinjiramo. Ntabwo ari igihe mpimbye ibyo, ni ijambo ry'Imana, ni intwarane. Nimba wowe utari uraharanira ubwami bw'Imana, mais tu es complètement à côté de la plaque, uri ku ruhande. Nashaka gusenya icyo kintu. Nta situation nimwe umwana w'umuntu azabamo yabayemo izaba impamvu yo kubwira Imana ngo niyo mpamvu ntagukoreye. Kuko Imana izahamagara abandi mu mateka y'abantu bayikoreye kandi bari mu buzima buruhije bukakaye buri inyuma y'ubwawe, ariko barayikoreye. Hereye kuri uwo muryango wa Girebo, Imana ishimwe, bo bararangije urugendo, sibyo? Bategereje ingororano. Kandi uzamenye ngo spirituel mu byo bw'umwuka turi mu isi Satani yaboshye yahambiriye, mu kirundi ngo yadadiye, mu buryo abantu baziko ari wari mukuri kandi ntago bari mukuri. Ko n'imbaraga z'umwijima zamanukiye abantu ko zizi ko zisigaje igihe gito, mu buryo abantu nta ijambo ry'Imana cyo rikivuze. Nibo bashaka kubwira ijambo ry'Imana, ahubwo ngo ijambo ry'Imana ribabwire. Ni nk'uko ijambo ry'Imana ryakwereka ngo inzira ni bumoso, hanyuma wowe ukavuga ati no, yo ko mbyumva ni iburyo. Uko niko itoro rya kino gihe rimeze, na niyo mpamvu nta mbaraga rifite, nta mbaraga rihari zo guhindura environnement, kuko nta mbaraga zo kunesha isi, kubera ko ibyagahaye itoro imbaraga barabyanze. Iri jambo ry'Imana, kandi umwuka ntazigera ahamiriza ibitekerezo byawe, azahamiriza ijambo rye. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Imana ishimwe. Amen. Iteka rero uzajye witekereza utakiri mu isi. Ese nzahagarara imbere y'umwami n'ibihe by'irato. We ntubeho muri ubuzima buri hano gusa, witekereze utakiri mu isi. Kuko nimba waravutse warakuze urakura wenda, ariko nisinye ko urajyayo, uri mu rugendo. Buri saha ibikwegereza umunsi wo kugenda, wo kuva muri isi. None nuva muri isi, sibyo, imbere y'Imana uzajyana ibyo by'irato, uzajyana ama excuse, uzajyana impamvu. Ntabwo bishoboka. Byo uzajya ubitekereza ko Satani adutera agashinge kuko twibagiza ko turi abagenzi, ko iwacu atari hano muri iyi si. Kare ndiyo na medita ijambo ry'Imana, nasubiye inyuma mu mateka y'abantu twakoranye muri Imana kuva mu mwaka wa 80. Kanaka yararangije, kanaka yaragiye, kanaka yaragiye. Bitambona ukuntu
la vie est brève, ubuzima ni bugufi, ariko ntabwo tubizi. Ariko igihe twakoranaga nabo ntabwo bumvaga ko bazaba badahari muri 2024, ariko ntabwo bahari, baragiye. Kandi bamwe muri bo bari bakomeye physiquement kunaturusha, ariko baragiye. Yaba abagabo yaba abagore, barasore bamwe baragiye. Rero ntuzajye ushukwa n'ibi byubona. Isi ngo irashirana n'irari ryayo, kandi ngo ishusho y'isi, amen, irahita. Ahubwo uzajye utekereza, nzarenguka n'iki imbere y'Imana, nihe mirimo maze guhabwa ubuntu bwa Kristo nabukojeje iki, nuwe musaruro nawubyaje. Cyane cyane ko hari intwari zayo zidutegereje Imana izakoresha nk'igipimo. Ati jewe nari mfite umugabo udashobotse, nashaka gusenga akatontoma, niyo mpamvu nta masengesho nagize, hanyuma Satani kubera intege nke arantsinda. Imana izahamagara wa kabutindi, izahamagara umudamu yarafite kabutindi, ati madame mubwira uriya. Hanyuma madame kwete wowe yarameze gute? Hanyuma funga umunwa. Wayibise? Amen. Unati jewe nari mfite business igatuma noneho kugira ngo nyiraninge, bigatuma mbyuka kare, hanyuma ngagenda ngatabwije, amateraniro sinyabonekeho, ibiki. Azate monsieur gwinana nawe wakoraga business nsubiriza uriya muntu. Ati wowe business yarimeze gute? Ati urumva ati jewe nari mfite amashami ku isi yose ya business, mwiye kumenya ibiba muri bihugu byose. Nari mfite empire, bayita empire, l'empire. Wabyubize? Empire ntabwo ari politiki gusa. Bivuga ngo ushobora kuba ari bank ifite amashami ku isi yose, bayita empire. Uyu mutu business ye ni empire. Tijye nari mfite empire, ariko saa 11 nari ku mavi senga Imana mbere yuko ngenda mu kazi. N'amateraniro sinasibaga, navuga ndeka pause ya sita kugira ngo mbere umwanya wo kuza kuba uko degaje nge mu materaniro, nge ukorera Imana. Hanyuma Imana igiye ati abo uravuga iki rero? Nufite na kimwe cya miliyoni yarafite. Murumva rero ibitekerezo byinshi biradushuka. Hari buri mu ijuru igutegereje kugira ngo igucecekeje. Mu buti gucecekeje ko muvuga mu ngororero, igucecekeje. Muzajye mukunda ukuri. Amen. Ubu niyo mentalite uno munsi yari abantu bashaka kuvuga ukuri. Niyo mpamvu ubona muri ku mbuga nkoranyambaga abantu barashukwa cyane, bari mu bintu bibashuka kuko bashaka ibintu bibasiga amavuta. Hari ya buri kintu cyose Imana izahamagara hanyuma ikagucecekesha. Rero ni byiza kubimenya, amen, kugira ngo dukorere rya jambo rivuga ngo gucunguza uburyo, ngo mumenye iminsi ko ari mibi, mumenye ubushake bw'umwami, hanyuma mucunguza uburyo umwete. Rero ntuzigere uhareza ibitekerezo byawe. Ibitekerezo byawe biragushuka parapora ijambo ry'Imana. Nanjye ushaka kwiga uyu munsi rero, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Moi je me projette toujours après ma vie terrestre. Fata umwanya wa gymnastique intellectuelle, nkibona ntakiri mu isi. None ngavuga niki nzavuga, zerekana iki? Kasanga ntacyo ndakora, kasanga mfite ibintu byinshi nguye gukora kugira ngo ubuntu bw'Imana ni bube bwarapfuye ubusa kuri iki. Wabyumvise? Ubushize narababwiye kuryama ni byiza, ariko ntabwo uzabihemberwa. Kurya ni byiza, ntabwo uzabihemberwa. Wabyumvise? Ikintu uzahemberwa gusa, uzirata mu Mana, ni ikintu wakoreye umwami, ugikora kubwe, ugikorera we.
nawe ibindi nubwo atari icyaha ukaba byemerewe, ibyo ni ibyawe, ariko mu bwami bw'Imana ntabwo byibukwa. Imana ishimwe. Alléluia. Dieu ne te récompensera jamais parce que tu vas manger des poissons. Ntabwo Imana izaguhemba ko wariye amafi meza. Imana izaguhembera icyo wakoreye ubwami bwayo. Amen. Nta bindi. Ibindi nubwo atari icyaha nta mpamvu yuko bizibukwa mu ijuru. Sibyo? Wari ukwiye kurya kuko umubiri ukeneye kurya. Wari ukwiye kwambara, umubiri ukeneye kwambara. Wari ukwiye kuruhuka iyo warushye. Ni Imana yaturemye gutyo. Hari igihe cyo gukora, hari igihe cyo kuruhuka, ariko ibyo ntago tuzabihemberwa. Tuzahemberwa gusa ibyo twakoze kubwe. Amen. Haleluya. Tuyikorera we. Amen. Rero mu ijambo rimwe nibyo twakoreye ubwami bw'Imana. Nimba wowe utari umwana w'ubwami, ibi mvuga ntacyo bivuze kuri wowe. C'est seulement dans une religion chrétienne. Uri mu dini rya Kristo. Ibi bifite icyo bivuga ku bana b'ubwami. Ariko bari mu idini rya Kristo gusa, ibi ntacyo bivuze. Kuko bo babyumva mu mubiri w'inyama n'amaraso. Bumva ko bameze neza, sibyo? Bava mu byabo bakaza materaniro iyo babona akanya un temps de libre, bo bumva ko ari ibyo. Ariko ibi mvuga bifite agaciro ku bana b'ubwami. Imana ihabwa icyubahiro. Amashi menje ku mwami. None rero ku cyumweru gitaha tuzatangira amasengesho ngaruka kwezi, kandi tuzibanda kuri rya somo Imana ubwayo. Amen. Yavuzeho cyane ariyo bita ikizu. Naruvuga ni ndiyo ndibaza ikizu umunyarwanda yakoranaga na Girebo mu gushira mu kinyarwanda kugira gisi ikizu kandi ntago kiri hano. Hano hariho za Kagoma, hariho agaca, gafata ari mu gifana bita les éperviers, harimo faucon, ni izo nyoni nk'izo, ariko iriya igo ntabwo ihari. Wayumvise? Nabwiye ko igize amababa gutya hafi metero enye. Kubera ko relief yaha ntago nta bita yayo yabona, ntago ishobora kubona hiba. Wayumvise? Uko Imana we yaremeye kuba na ahantu hari de vases zitandu, ahantu hari hagari kandi afite imisozi miremire n'ibitare. Amen. Umva hano rero nishobora kuhaba. Noneho ibyo nibijyana byibaje impamvu yavuze ikizu. Uriya yavuye ego, kuko yari umwongereza. Ego. Hanyuma we yaje kuvuga ikizu. Je nibaza ko ni nk'abyo bindi ngo inzovu. Ati 10,000. Aramusobanurira. Uwo ni umunyarwanda nyine. Ngiye bafite 10,000. Ni inzovu. None bandika ko ari inzovu. Ugasha ko aramubwiye ati ikizu imahanga ifite amababa ara décrivio nyune ayivuga. Wa munyarwanda ati yewe ni ikizu kabisa nta kundi. Wajibise kingana n'inzu yose. Ubwo rero ni ikizu. Ariko umaze kumenya ibyo ari byo. Ntuzashakisha inyoni hano ntabwo ihari. Munsi y'ubutayu bwa Sahara ni hari. Iri haruguru y'ubutayu bwa Sahara kuko ari za desert, sibyo? Ni espace nini, hariho n'ibitare buriya mu butayu. Amen. Hanyuma no mu bice by'amajyaruguru y'isi. Haleluya. Uburayi cyane cyane muri America du Nord, North America, za Canada, za Amerika, kuko hariya hariho ahantu hajyanye n'ubuzima bw'ikizu. Manishimwe. Haleluya. Rero ibitekerezo rero by'ikizu nibyo Imana ishaka ko twibandaho n'imiterere yacyo. Amen. Haleluya. Kugira ngo twebwe rero dushobore guhinduka mu bitekerezo byacu
hanyuma n'imiterere yacu ihinduke, kubera yuko nta muntu ashobora guhinduka atabanje guhinduka mu bitekerezo. None ijambo ni iri: imitekerereze y'ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga iki? Kuko intego yo kuziga ku kizu ni ukugira ngo tugire imitekerereze y'ubwami bw'Imana. Iyo niyo ntego. Imana ishimwe. Nubona wowe wicaye urandeba, ushobora kuba ibitekerezo byawe ntabwo ari iby'ubwami bw'Imana. Wabizi? Ushobora kuba wifite ibitekerezo nk'iby'undi muntu wese w'inyama n'amaraso. Impamvu Bibiliya ifata ikizu igatanga urugero rubyerekeye Imana n'ubwoko bwayo, nuko Imana yagihaye ibintu bituma gishobora kuba imfashanyigisho. Amen. Ibyo tuzayibona muri kiriya cyumweru cy'amasengesho. Ariko uyu mwanya turashaka kuvuga ibitekerezo by'ubwami. Nimba hari ibitekerezo by'ubwami, hari n'ibitekerezo bitari by'ubwami. Twari dusome muri Yesaya. Yesaya 55 umurongo wa 6 tugeze ku murongo wa 11 vuba vuba. Nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Ukiraho ngo areke ibyo nimumva? Bivuga ngo umuntu afite ibyo yibwira. Mukurikire ngo umunyabyaha areke ibyo yibwira. Yes, areke iki? Ibyo yibwira. Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto, bugatoshya n'ingundu, bugaha umubi by'imbuto, n'ushaka kurya bukamuha umutsima, niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera, ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Amen. Abyumvise? Ura murongo w'umunani. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Amen. Ibyo nibwira, mu ijambo rimwe, ibitekerezo byanjye. Imana iravuga ngo ibitekerezo byayo si byo bitekerezo byacu. Amen. Iyi niyo ntambwe ya mbere yo kumenya icyo ari cyo ibitekerezo by'ubwami. Amen. Hallelujah. Kingdom mindset. Intambwe ya mbere yo kushaka kumenya ibitekerezo by'ubwami ni ukumenya iri jambo Yesaya 55:8 ngo ibyo wibwira si byo nibwira, ni Uwiteka avuze. None hagati yawe n'Imana ninde ari mukuri? Hagati yawe n'Imana ninde afite ibitekerezo bizima? Aha, ni ikibazo gikomeye. Nimba ibitekerezo by'Imana bitandukanye n'ibitekerezo by'umwana w'umuntu, bagendana bate? Kuko ntago bumvikana. Kuko umwana w'umuntu na kamere ye afite ibyo yibwira, n'Imana ifite ibyo yibwira. None bazagendana bate? Bazafatanya urugendo bate? Kandi batavuga rumwe. Soma Amosi 3:3. Mbese abantu babiri bajyana batasezeranye? Amen. Yumva? Mwabibise? Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'en être convenus? Mbere yuko mufatanya urugendo,
mukwiye kuba hari ibyo muhuje. Ntabwo rero umuntu yagendana n'Imana kandi ibitekerezo bye, ibyo yibwira si ibyo Imana yibwira. Wabyumvise? Kugendana na Yesu nuko haba hakwiye kuba ureka ibyo yibwiraga kugira ngo agendane n'undi nimba abona ko ibyo wundi ari byo by'ukuri. Rero inkuru mbi kuri wowe nuko Yesu ntabwo azareka ibyo yibwira ngo afate ibyawe. Iyo niyo nkuru mbi rero yawe. C'est ça la mauvaise nouvelle. Nindashaka kugendana na Yesu, kandi urambwira ngo muragendana, uyu munsi uraza gupimwa kugendana nawe, sibyo? Ndiyo ndabajyana systématiquement kugira ngo mwumve, ndiyo ndabajyana muri logique formelle, logique ya Aristote. Ndiyo ndabajyana mu mitekerezo yumvikana idahanitse, sibyo? Itaba compliqué. Haleluya. Muri syllogisme. Okay? Umviriza. Ibyo mwibwira sibyo nibwira. Nk'uko ijuru ryitaruye isi cyane, niko n'ibitekerezo byanjye biri kure cyane y'ibyanyu, ndetse n'inzira zanjye nuko. Twarakize. None Amosi bamaze kutubwira ngo abantu babiri ntago bagendana, bafatanya urugendo batasezeranye. None wowe na Yesu nimwe muvugwa hano abantu babiri, wowe n'Imana, mwagendana mute ibyo wibwira bitandukanye n'ibyo Yesu yibwira? Urwo rugendo ntirwashoboka. None inkuru mbi kuri wowe niyi, ntabwo Yesu azareka ibyo yibwira hanyuma mugendane mu byo wowe wibwira. Kubw'ibyo rero birasaba yuko wowe uva mu byo wibwira ukinjira mu byo Yesu yibwira. Mashimeje ku Mwami Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Reka dufate urugero muri Matayo 6, ahantu dukunda gusoma cyane. Matayo 6. Amen. Umurongo wa 31 uze 34. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi So wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Amen. Amen. Ibi ni byo umwami yibwira. None wowe wibwira iki? Hano aravuga ku buzima bwa buri munsi ngo ntimukiganyire, ngo muzarya iki, muzanywa iki, muzambara iki. Liste ni ndende, ni ibintu umuntu akene mu buzima. Ngo ibyo byose ngo abapagani bo mu isi ngo nibyo bararikira. Amen. Haleluya. Ngo none mwebwe So wo mu ijuru arazi ko mubikeneye, ngo ahubwo mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibyo byose ab'isi bashize imbere, akaribyo bita imibereho, akabyo bita ubuzima, ngo data azabibaha nk'inyongera. Ibyo nibyo yibwira. None isi yibwira iki noneho? Ahubwo isi iravuga ko dukwiye kwiruka inyuma y'imibereho. None nashaka kubaza, ni twebwe tuvuga ukuri, dufite ukuri, cyangwa ni Yesu? Ese niko dutekereza natwe? Kuko isi hari amaganya, kuko abantu bahangayitse, kuko abantu bahagaritse umutima ku by'ejo. Ni ukuvuga ngo rero turacyari mu bitekerezo byacu, ntabwo turinjira mu bitekerezo bye. Turacyari mu bitekerezo byacu bya kamere, na niyo tutanizera ko Imana ishobora kubeshaho abantu. Turi muri filozofi y'isi yitwa kwirwanaho. Wayibise? Ni ukuvuga ngo
twebwe nubwo twitwa abakristu turacyafite imitekerereze y'isi. Ntabwo rero dushobora kugendana na Yesu, kuko umwe akwiye gusiga imitekerereze ye hanyuma akambarasa yundi akajya mu yundi. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Uko niko we avuga, nibyo bitekerezo bye. Ariko twebwe mbere na mbere ntabwo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ahubwo mbere na mbere dushaka ibyo twita imibereho. Dushaka ibi by'isi dukeneye mbere na mbere. Nuvuga ngo biracuramye. Ibyo umwami ashira imbere twe tubishira inyuma, ibyo ashira inyuma tubishira imbere. Bivuga ngo ibitekerezo byacu nibye birahabanye. Mu ijambo rimwe rero ntabwo turagira kingdom mind set, ntabwo turagira ibitekerezo by'ubwami. Benshi mu bitwa abakristo, mu bitwa abana b'Imana. Amen. Reka ninjire kuri iki rero, ko tuvuga ibitekerezo by'ubwami twe kumenya n'ubwo bwami buvuga iki. Ngira mvuge vuba vuba ko tuzabigiye cyo ku developer. Bibiliya ivuze ubwami bw'Imana, nkurikira neza. Ivuze ubwami bw'Imana ibuhishura, ibuvuga mu nzego ebyiri. Muzasoma muri Bibiliya abantu bandika ubwami bw'ijuru, arahandi bavuga ubwami bw'Imana. Mwarayibonye? Amen. Nimwibaze ko byose bivuga kimwe. Byose ni ubwami bw'Imana. Ni Imana umwami. Ariko ntago bivuga kimwe. Le royaume des cieux, ubwami bw'ijuru, na le royaume de Dieu. Sibyo? Ni concept ebyiri, ni bitekerezo ebyiri bya Bibiliya bitandukanye. Reka twihute vuba vuba. Dusome Luka 17:20-21. Abafarisayo baramubaza bati, ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati, ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi ntibazavuga bati dore ngubu cyangwa bati ngubu uriya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Abwira abigishwa be ati, hazabaho igihe muzifuza kubona umunsi umwe mu minsi y'Umwana w'umuntu, ariko ntimuzawubona. Amen. Abafarisayo baramubaza bati, ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati, ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi ntibazavuga bati dore ngubu cyangwa bati ngubu uriya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Yavuze ubwami bw'Imana. Hanyuma dusome vuba Matayo 5:20. Ndashaka kubereka izo concept ebyiri, ibyo bitekerezo bibiri bya Bibiliya. Ntago biri interchangeable. Ntago kimwe wagishira mu mwanya w'ikindi, ukiye kubyumva. Iyo birivuga ubwami bw'ijuru kumenya ibyo ari byo, ivuze ubwami bw'Imana kumenya ibyo ari byo. Kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Hano bavuze ubwami bwo mu ijuru. Areba tubiye ubwami bw'Imana. Ntabwo ari ubwami bubiri butandukanye, ni ubwami bumwe. Ariko Imana ivuze ubwami tuzabamo iteka byose, haleluya, ibiboneka byakuweho ni mu bwami bw'ijuru. Amen. Hahandi abereyo bapfuye bajya, ni mu bwami bw'ijuru. Abakristo benshi ku isi rero nibyo bazi gusa. Iyo bavuze ubwami bw'Imana bumva ni handi abantu bajya iyo maze gupfa bavuye mu mubiri. Amen. Imana ivuze ubwami bw'Imana rero, haleluya, ibiri ravuga la dimension terrestre, dans le temps, dans l'espace. Ibivuga ubwami bw'Imana, amen, mu mateka. Ivuga ubwami bwayo mu mateka. Amen. Dore ubwami bw'Imana buri muri mwe. Nukuvuga iki rero? Nuvuga ngo nubwo tuzajya mu bwami bw'ijuru nyuma y'ubu buzima, ariko ku bwa Kristo tuburimo. Amen. Mu bwami bw'Imana
mu rwego rwabwo rw'umuganura. Hariya mu bwami bw'ijuru ni plenitude n'umuzuzo, ariko mu mateka y'Imana n'abantu mu gihe cyose iherezo ritaraza turi mu bwami bw'Imana, amen, ariko mu buryo bw'umuganura. Ariko umuganura ni ngombwa, ukwiye kugaragara mu bantu bari muri ubwo bwami. Imana ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu abarwayi bakira, amen, niyo mpamvu abapfuye bazuka nubwo batarazuka bose, niyo mpamvu ubukene, amen, bucyahwa. Imirimo y'ubwami bw'Imana igaragarira aho abantu bamaze kumenya icyo ari cyo ubwami bw'Imana, noneho bakagira imitekerereze yabwo. Imana ishimwe. Haleluya. Dore dusome ijambo dusanze tumenyereye, Abaroma. Iri rero rirakubita hasi abantu benshi bitwa barokore. Yewe abakristu b'idini ndabarenganya. Kwita hasi aba? Iyi verse ikubita hasi bitwa barokore. Uyu murongo ukubita hasi abitwa barokore. Dusomere Abaroma 10:17. Kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ugukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Amen. Ngo ubwami bw'Imana si ukurya no kunywa, ngo niki? Ugukiranuka, amahoro, kwishima. None se biri uvuga ngo abantu benshi rero barakijwe kubw'ubuntu, ariko ntago baba mu buzima bw'ubwami bw'Imana. Mwabibonye? Amen. Duciye verse tuyikureho. Tuvuge ati ubwami bw'Imana iyo bikomeye ni ugukambya agahanga no guhekenya amenyo. Ubwami bw'Imana si ukurya no kunywa, ni ugukiranuka, ni amahoro, n'ibyishimo mu mwuka wera. Buri ubwami bw'Imana. Amen. Nimba rero ibi rero bitakurimo, hari ikibazo. Ikibazo rero nicyo Imana izashaka gukemura muri aya masengesho uzajyamo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Encore une fois. Ushobora kuvuga ati none si umuntu afite ibibazo, ibiki byagenda gute? Uzatuvuga ati uzotuvuga ngo nibyo nibwira. Sibyo yibwira. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amen. Haleluya. Reka dusome undi murongo umwe, kuko uyu munsi ndi ndabategura gusa kugira ngo mwitegure y'amasengesho ko dukwiye kuyavamo yazanye impinduka. Twese twahindutse abana b'ubwami bujuje ibyangombwa. Imana ishimwe. Haleluya. Kwiye gukizwa k'Bibiliya. Bibiliya ntago barayitahura abantu benshi rega. Igice cya 2 Abikorinto ba mbere. Amen. Umurongo wa 14 tugere ku murongo wa 16. Hanyuma dusoze. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawumurondora. Mbese ninde wigize kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Haleluya. Amen. Abakamere bafite gutekereza ku isi, kandi umutware w'isi izina rye ni Satani, niwe wabaha imitekerereze. Ariko twebwe abari muri Kristo. Amen. Haleluya. Ngo Imana duhaye imitekerereze ya Kristo, kandi imitekerereze ya Kristo ni imitekerereze y'ubwami. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Murumva rero impamvu tuzagaruka cyane kuri iyi verse mu Baroma 12 rimwe kabiri akushajene kabiri. Iyi verse tuzayigarukaho kenshi
binakunze kugeza umwami azagarukira. Iyi verse nimushaka mwandike gutya, turashakisha amagambo y'ikinyarwanda. Iyi niyo yitwa key verse mu byerekeye adopting, amen, kingdom mindset, kugira ngo ufate ibitekerezo by'ubwami. Verse clé, amen, key verse n'Abaroma 12:2, amen. Iri niyo urufunguzo rwo kwinjira mu mitekerereze y'ubwami. Dusomere, tuzagarikaho cyane. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitekerereze mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Haleluya. Mu gifaransa ngo le renouvellement de l'intelligence, mu cyongera the renewing of the mind, renewing of mind, guhinduka mu bitekerezo. Rero mu kurangiza abavandimwe, nashaka kuvuga ikintu kimwe n'iki, munkurikire. Kugira ibitekerezo by'ubwami, umviriza, nukureba ibintu, nukureba ubuzima, nukureba iyi si, nukureba buri kintu cyose, amen, du point de vue de Dieu, amen, from God's perspective, from God's perspective, from God's viewpoint. Ayibise, kureba ibintu, kureba iyi si, kureba ubuzima, amen, uhagaze mu mwanya w'Imana, ukavuga Imana ibirora bigute, ibibona gute. Ayibise, amen. Apana wowe kureba ibintu muri perspective yawe, wowe ugafata indoro y'Imana. Ese Imana ibireba gute ibi bintu? Hanyuma urambaza ngo nzamenya gute uko ibireba? Uzasoma ijambo ry'Imana, kuko Imana mu ijambo ryayo ivuga uko ireba ibintu. Icyo gihe uzamenya donc rero uko ndeba ntabwo ari ibyo, uko Imana ireba nibyo byo. Amen. Uko niko kugira ibitekerezo by'ubwami. Imana ishimwe. Haleluya. Ese iyi situation Imana ireba gute? Umwami Yesu iki kintu akivugaho iki? Umwami Yesu iyi situation ayireba gute? Iyo wibajije kibazo ngo umwami Yesu mu mwanya wanjye yababona gute ibi bintu, icyo kibazo nicyo kikuganisha rero, amen, kuzamenya ko hari ibitekerezo by'isi n'ibitekerezo by'ubwami. Imana ishimwe. Mwese hano mufite uko mureba ubuzima. Ndarangije. Mwese hano mufite uko mureba ubuzima, sibyo? Ubwo se uko umuntu wese abureba niko yavuga ko ari mukuri? Ahubwo Imana uko ibureba niko kuri. Amen. Vuga wowe ufite uko ureba ubuzima, uri afite uko abureba, n'uri afite uko abureba, sibyo? Vuga ngo ubuzima tubureba mu buryo butandukanye, na niyo mpamvu twitwara imbere y'ibibazo mu buryo butandukanye. None Imana yo ibureba gute? Muribuka mu kurangiza mbabwire ikintu kibereka ko hariho uburyo bubiri bwo kureba ubuzima, bwo kureba ibintu. Amen. Imana ibwira Samuel ajye mu nzu ya Isayi kugira ngo arobanure umwami. Amen. Imfura ya Isayi ije, Samuel aribwira mu mutima we ati uyu ni we, reka musuke amavuta, kubera yarebye uburanga bwe burebure n'ibiki byose gihagararo. Imana yamubwiye ati sigaho Samuel, ntumusiga amavuta, uyu namwanze, ngo kuko Uwiteka ntareba uko umwana w'umuntu areba. Uwiteka ntareba uko umwana w'umuntu areba. Ngo umwana w'umuntu areba ku bigaragara amaso, ngo Uwiteka areba hakurya y'ibyo amaso areba
mu isi y'umwuka, areba mu mutima w'abantu, cyangwa areba muri bya bindi abantu batabona. Noneho mu kurangiza nababwiraga ngo kugira ngo tugire biriya bintu bitatu, ubwami bw'Imana ngo ni ugukiranuka, ni amahoro, n'ibyishimo mu Mwuka Wera. Amen. Haleluya. Birasaba yuko duhinduka mu bitekerezo byacu. Ibyacu bitekerezo tukabisimbuza ibitekerezo bya Kristo. Hanyuma niduhinduka mu bitekerezo byacu tukagendera mu bitekerezo bya Kristo, tuzabona realite y'ubwami. Tuzabona ubwo bwami ko buri hagati yacu uko bivuze. Hari ubwami bw'ijuru tuzajyamo, hari ubwami bw'Imana buri desha muri twebwe. Ntabwo bushobora kwiexprima mu gihe cyose tutarahinduka mu bitekerezo byacu. Ikindi wamenya, ubwami bw'Imana ntabwo ari ahantu runaka, ngo ni mu Mutara, ngo ni Kampala, ngo ni Addis Ababa. Ubwami bw'Imana ni ahantu hose la volonté de Dieu y'exprima. Ahantu hose ubushake bw'Imana burakora, aho hari ubwami bw'Imana. Partout où la volonté de Dieu s'exprime, là se trouve le royaume de Dieu. Ntabwo ari ahantu runaka twikonfine ngo ni hariya, ni ahantu hose ubushake bw'Imana buhari burakora, aho ni ubwami bw'Imana bigaragariza. Hanyuma niduhinduka rero, ijambo rya nyuma, mu bitekerezo byacu, tugafata ibitekerezo by'Imana bya Kristo bigasimbura ibyacu, tugafata point of view y'Imana kandi turebesha ibintu, ariyo tujudginga ibintu, ariyo tupimisha ukuri n'ibinyoma, haleluya, ku bintu, tuzabona ko ubwami bw'Imana ntabwo ari gusa gukiranuka n'amahoro n'ibyishimo mu Mwuka Wera, ahubwo tuzabona ko ubwami bw'Imana hari ikindi buri cyo. Turangirizaho. Amen. Nubwo hashusha ariko nibaza ko hari akantu kinjiye. Harakinjiye muri wowe? Ariko ntuba mbere, ibyo si na notion tuzadevelopa. Kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo ahubwo ari ubw'imbaraga. Amen. Kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo ahubwo n'ubwi ibi rero bizagaragara nituhindura ibitekerezo. Ubwami bw'Imana buzagaragara muri twebwe mu mbaraga zabwo. Tuzareka kuba bamagambo. Bwira mwiza we, tuzareka kuba bamagambo. Dore darangije. Turadusengere kya cyumweru, sibyo? Ngo izagende neza. Dore nitumenya ubwami bw'Imana icyo ari cyo, twagira ibitekerezo by'ubwami. Amen. Tuzaba muri jambo tumvise Abaroma 14:17, ubwami bw'Imana si ukurya no kunywa, ni ukiranuka, ni amahoro, n'ibyishimo mu Mwuka Wera. Hanyuma tuzahita tubona n'Abakorinto ba mbere 4:20, ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, ni ubw'imbaraga. Tuzamenya ko ubwami bw'Imana ntabwo ari bla 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 bla. Tukwiye adopta kingdom mindset. Amen. La mentalité du royaume de Dieu. Ibitekerezo by'ubwami. Ibyo nibyo bizana realite y'ubwami. Ariko tugendera ku bitekerezo byacu gusa. Turi abanyabwenge, turi smart mu bitekerezo, hanyuma ibitekerezo byacu bikaba bihabanya n'iby'Imana. Nta bwami bw'Imana buzagaragara. Tuzaguma muri bla 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 bla. Tuzavuga Yesu, tuzavuga ibiki, tuzavuga ibyo, ariko ntabwo muzabona Imana. Amen. Iriho iragaragaza ubwami bwayo muri mwe. Wayibise. Tuzaba bla 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 bla. Tuza Bibiliya dusome, izaba ari gusa discours. Wayibise. Hanyuma tugataha ngo twafashijwe. Wakwazigeze mwabonye ubwami? Ekada. Twafashijwe. Wowe wafashwa hanze y'ubwami. Wafashijwe bikurikize amarangamutima yacu. Ariko nous n'avons pas vécu la réalité du royaume. Ntabwo twabonye ubwami. Niwe ukwiye guhitamo rero. Urashaka iki? Urashaka kume bla bla bla? Cyangwa urashaka kuba umwana w'ubwami? Yari guhinduka hano mu bitekerezo. Amen. Hari uko ntekereza, hari uko Kristo atekereza. Hari uko utekereza, hari uko Kristo atekereza. Duhaguruke.
dusengere, fata umunota umwe dusengere kiriya cyumweru. Kiriya cyumweru ntikizatambuke ugifite ibitekerezo biri hasi, bitari ibitekerezo by'Imana. Haleluya, haleluya. Ntabwo Imana iduhamagara bidashoboka, birashoboka, ariko umuntu akwiye kugira effort kugira ngo abyinjiremo. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, amen. Ko umuntu wese afata umwanya yisengere, abwira Imana ko ashaka, amen, impinduka mu bitekerezo bye. Mwami, ibitekerezo byanjye biranshuka kenshi kuko ntabwo bihwanye n'ibyawe. Ndasaba Mwami wereye none no muri amasengesho tuzinjiramo uzampe kuzaba mushya mu bitekerezo byanjye. Ibitekerezo byanjye bizasimburwe n'ibyawe. Sinzongere kureba ubuzima mburebesha amaso yanjye, ariko nzaburebeshe amaso yawe. Iteka ijambo ryawe nirigongana nibyo nibwira, nzamenya ko jyewe ibyo nibwira ntabwo ari ukuri. Uhereye none igihe cyose ibyo nibwira bizabihabanye n'ijambo ryawe, ari ryo rigaragaza ibitekerezo byawe, nzava ku izima ndeka ibyo nibwira nakire ibyo wibwira. Ndashaka Mwami impinduka. Ndarambiwe kuba mu buzima butagaragaza ubwami bwawe. Wavuze ko ubwami bwawe buri muri twe, natwe tuburimo. Ndarambiwe kuba mu buzima butagaragaza ubwami bwawe. Ijambo ryawe tubwiye ngo ubwami bwawe si ukurya no kunywa, ntabwo ari iby'umubiri, ariko ubwami bwawe ngo ni ugukiranuka, ni amahoro n'ibyishimo mu Mwuka Wera, kandi ubwami bwawe ni ubw'imbaraga. None Mwami, muri iyi minsi uduhe guhinduka bashya mu bitekerezo byacu, kuko ubwami bwawe ntabwo ari achievements y'iby'isi gusa, ntabwo ari kunguka amafaranga menshi, ntabwo ari kubona business itera imbere, nubwo ari byiza, ngo ariko ngo ubwami bw'Imana ngo si ukurya no kunywa, ntabwo ari iby'umubiri, ahubwo ubwami bw'Imana ngo ni ugukiranuka n'amahoro n'ibyishimo mu Mwuka Wera, kandi ngo ntabwo ari ubw'amagambo. Ubwami bw'Imana ngo ni ubw'imbaraga. Turasaba impinduka kuri twe, turasaba impinduka ku itorero ryose, atari Beteli gusa, ariko umubiri wa Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusaba n'Umwuka Wera byane twese.